Uyu munsi turaza kuvuga ku gihingwa cyitwa watermelon. Watermelon ni nziza cyane ku buzima bwacu, yewe n'imbuto zayo ni nziza ku buzima bwacu. Ubishatse wayita umwungu cyangwa igihaza cyo guhekenya, kuko ni urubuto rwera ku ruyuzi, rugira indabo zisa n'intutu kandi rufite bimwe ruhuriyeho n'ibihaza. Mu ndimi zo mu bihugu bidukikije bayita tikiti cyangwa tikitimaji. Uru rubuto rumeze nkaho nta cyanga rugira, uba wumva ari nk'amazi arimo agasukari gake. N'urubuto rwuzuye umutobe, rworohereye, rurimo utubuto duto duto tw'umukara, ndetse hari naho usanga tujya gusa nk'umweru. Ni isoko nziza y'amazi akenewe kimwe n'izindi ntungamubiri. Uru rubuto ruribwa baruhekenya, aho urya icyo gice gitukura. Ushobora kandi no gukamuramo umutobe ukaba ari wo winywera. Watermelon uzayisangamo intungamubiri zinyuranye, imyunyu ngugu na za vitamine. Twavugamo vitamine A, B1, B3, B6, vitamine C, calcium, magnesium, fibre, proteine, potassium na lycopene. Reka mbabwire akamaro ka watermelon ku buzima bwacu. Kubera ko ikungahaye ku mazi, ni nziza mu gihe cy'ubushyuhe no kurwanya inyota. Ikindi kandi uru rubuto rubamo calories nkeya, muri grama 100 harimo calories 30, kandi nta mavuta menshi abamo, bituma ruba urubuto rwiza ku bantu bose, yemwe n'abarwayi ba diabete. Ikindi kandi rufasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Reka nkwibutse, mu buki twibuke ko grama 10 gusa zibamo calories 64. Murumva itandukaniro n'impamvu abarwayi ba diabete badakwiye gukoresha ubuki. Ariko urubuto rwa watermelon bashobora kurukoresha kuko rubamo calories nkeya, 19% bya vitamine A umubiri ukeneye ku munsi uzasanga muri uru rubuto. Muri grama 100 harimo miligrama 569 za vitamine A. Iyi ni vitamine y'ingenzi mu kureba neza no mu budahangarwa bw'umubiri, kimwe no kugira uruhu rwiza ruhehereye. Irinda kanseri y'ibihaha no mu kanwa. Uru rubuto rukungahaye kuri flavonoide zinyuranye nka lycopene, luteine, B, carotene, zeaxanthin na cryptocyanin. Zose zizwiho kurinda kanseri zinyuranye nka kanseri ya prostate, iy'amara, iy'amabere, ibihaha, nyababyeyi n'urwagashya. Kuba uru rubuto rukungahaye kuri vitamine C kimwe n'ibindi bisukura umubiri, ni rwiza ku ruhu. Icyo usabwa no gukuba igisate cyayo cyangwa gukaraba umutobe wayo ku ruhu ahatangiye kwangirika, cyane cyane bitewe no gusaza. Ibi bizarusana kandi binarinde kongera kwangirika. Nubwo inyanya zizwiho gukungahara kuri lycopene, ariko uru rubuto ruzirenzeho. Muri grama 100 harimo 4532, mu gihe urunyanya wasangamo 2573. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi birinda umubiri imirasire mibi y'izuba, ultraviolet. Kuba harimo potassium bituma ruba urubuto rwiza mu mikorere y'umutima, harimo kurinda gutera nabi no kurinda umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Si umutima gusa, kuko binafasha mu gusukura impyiko, bikagabanya acide urique izwiho gutera indwara ya gute mu mubiri. Kuyirya bituma unyara kenshi, ari byo bizafasha impyiko gusohora imyanda. Ku bagabo, kuba warya watermelon ni byiza kuko ukize kuri arginine, bibafasha kurwanya uburemba kuko yongera ubushake bwo gutera akabariro, ndetse ubwo bushake bugatinda. Muri make ni Viagra y'umwimerere. Si ibyo gusa, kuko ifasha n'abagore ikabongerera ububere, bityo bamwe bahimbwe ba Mukagatare yabafasha kwikuraho igisuzuguriro. Twasangamo kandi vitamine B1, B6, vitamine C na manganese. Ibi byose bifasha mu kurwanya mikrobe zanduza no kongerera ubudahangarwa bw'umubiri imbaraga. Cyo ukwiye kumenya nuko kugeza ubu nta muntu uragaragaza ko umubiri we utihanganira uru rubuto. Nubwo imbuto zarwo zitaribwa, ariko uramutse uzimize bigutunguye, ntuzagira ubwoba, ntacyo zagutwara. Umwana utarageza ku mezi 8 avutse ntiyemerewe guhabwa ifunguro ririmo watermelon cyangwa umutobe wayo. Akenshi ukunze gusanga abantu benshi barya watermelon bakuramo imbuto zayo bakazijugunya. Aya ni amakosa akomeye cyane, kuko imbuto za watermelon zifitiye akamaro kanini ku buzima bwacu. Hari bamwe bazitinya bavuga ko ari uburozi, ariko ibi si byo na gato. Abandi bakazitinyira ko zibiha cyangwa zishobora gusharira cyane. Nyamara izi mbuto ziraribwa kandi zibonekamo calories nke n'intungamubiri nyinshi umubiri ukenera. Niba wanyumvise neza, natangiye kuvuga no ku kamaro k'imbuto za watermelon.
Utu tubuto duto dufitiye akamaro umubiri wacu kuko dutuma umutima ukora neza ndetse tukongera ubudahangarwa. Tugizwe n'ibi bikurikira: dukungahaye cyane ku myunyungugu nka potassium, phosphore, umuringa na zinc. Mwibuke neza ko iyi zinc udashobora kuyisanga muri watermelon, ariko imbuto za watermelon zo wazisangamo zinc, za vitamine B zitandukanye B1, B2, B3, B6 na B9 zifasha mu guhindura ibyo turya imbaraga umubiri ukoresha no gutuma urwungano rw'imyakura nervous system rukora neza. Ikindi wasanga muri utu tubuto habamo ubutare, magnesium ku rugero rwo hejuru, calcium nkeya, proteine nka arginine nubwo umubiri ushobora kuyikorera. Gusa inyongera yongerera umubiri akandi kamaro, harimo kurinda indwara z'udutsi duto tw'umutima. Izindi acide amine z'ingenzi ku mubiri zibonekamo hari tryptophan, lysine na glutamic acid. Izi zose zifitiye akamaro umubiri wacu. Akamaro k'izi mbuto za watermelon: icya mbere ni ukongera imikorere myiza y'umutima. Kubera magnesium iboneka muri izi mbuto za watermelon ifasha umutima gukomeza gutera neza no gutembereza amaraso ku muvuduko ukwiriye. Zifitemo ubushobozi bwo gufasha gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri, kurinda ububyimbirwe no kongera imiyoboro y'amaraso, bityo agatembera neza. Utu tubuto kandi ni isoko nziza y'ikinyabutabire cyitwa citrulline. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso mu miyoboro y'amaraso, bityo bikaba byafasha kwirinda indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Zinc iboneka muri izi mbuto igira uruhare runini mu gutuma umutima ukora neza, kuko igira uruhare mu kuringaniza uburyo calcium ikora mu turemangingo tw'umutima. Iyo calcium ibaye nyinshi bitera umutima gukora nabi. Icya kabiri ni ukongerera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Imbuto za watermelon zikungahaye cyane ku butare n'indi myunyungugu kimwe na vitamine B zitandukanye byongera ubudahangarwa. Icya gatatu ni ugufasha ubwonko gukora neza. Magnesium ibonekamo ifasha mu kwibuka cyane, ifasha kandi mu kurinda kwibagirwa bigenda biza uko umuntu asaza. Ubwonko cyane cyane agace kitwa hippocampus gashinzwe ibijyanye no kwibuka bukenera urugero ruri hejuru rwa zinc. Iyi zinc ushobora kuyibonera muri izi mbuto. Icya kane ni uko idufasha mu gukomeza umusatsi. Utu tubuto dufasha mu gukomeza umusatsi no kurinda umusatsi gucika. Icya gatanu zifasha mu kurwanya diabete. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko imbuto za watermelon zigira uruhare mu ibikwa rya glycogen, igira uruhare mu kugena isukari itembera mu maraso, bityo zikaba zaba nk'umuti wa diabete kuko zinafasha kugabanya isukari mu maraso ku barwaye indwara ya diabete. Abahanga kandi bakomeza bavuga ko zinc iboneka muri izi mbuto igira uruhare runini mu kuringaniza isukari mu maraso. Icya gatandatu ni ugusukura uruhu no kurwongerera ubuhehere. Watermelon ubwayo izwiho kugira amazi menshi kandi ahagije. Aya mazi afasha uruhu gukomeza korohera no gukora neza. Imbuto za watermelon zongerera uruhu kugaragara neza no kurinda ibiheri mu maso. Imyunyungugu ibonekamo cyane nka magnesium igira uruhare runini mu kurinda indwara zitandukanye z'uruhu, gukanyarara ndetse n'iminkanyari. Icya karindwi zifasha kurinda gusaza cyane. Imbuto za watermelon zirimo imyunyungugu ifasha mu ikorwa rya proteine, zigira uruhare mu kwigabanya k'uturemangingo, kwiyuburura no gukora utundi dushya. Magnesium ibonekamo kandi ifasha mu kugabanya umuvuduko uturemangingo dusazaho, bityo bikarinda gusazira imburagihe. Kurya izi mbuto nk'uko tumaze kubibona bifitiye akamaro kanini ubuzima bwacu. Mu kuzirya ni byiza kuzihekenya neza kugira ngo umubiri ubone intungamubiri zihagije. Hari igihe usanga zitandukanye mu mabara, izisa umweru ziba zitarera neza, naho iz'umukara nizo ziba zeze neza kandi zikize cyane ku ntungamubiri. Abantu rero mwatangiye kujya mufata watermelon imbuto mukazijugunya. Tumaze kubibona ko neza rero kurya izi mbuto za watermelon bifitiye akamaro umubiri wacu. Wizijugunya ahubwo zirye kuko nazo zifite akamaro. Reka mbibutse ko iki ni Ikibabi TV. Wakora share, ugasiga comment, ugakora na subscribe, nayo turayikeneye. Reka mwibutse ko turi gusoma Bibiliya kuva ku itangiro kugera ku byahishuwe. Nizere ko nawe buri munsi isa 12 z'igitondo ubasha kwisomera igice cyo muri Bibiliya ufatanyije n'Ikibabi TV. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza.